hari korari tugomba gutinya iri kuzamuka kandi imeze nabi nako imeze neza, korari Inyange za Marie. Yes. Iri kujya abavandimwe nabo Kiza Michel. Iri gukora konseri nyine kuzuza sale kandi ariyo ya mbere. Yarangize igakora indirimbo, hari indirimbo bakoze buzuza 100,000 umunsi umwe. Niyo korari ya mbere nanjye muri rusa nago ndabyuzuza. Urumva ibyo bintu ko ari ibintu bikomeye cyane. Nejo bundi hari indirimbo bakoze ya Noheli warayibonye. Yitwa turirimbe Noheli, iyo ndirimbo turirimbe Noheli ndubona yirabutswe kuri YouTube. Nayimaze kujya mu minsi 2 yari ifite 55,000. Urumva ko abantu bari hejuru baduhagurukiye, none abo bantu ko babarusha ama views mwese muteranye. Ibyo ndirimbo yitwa turirimbe Inyange za Marie turabasuje, harimo abahungu b'inshuti zanjye amapetifu iki nkunda kandi ziko bakora. So rero korari yose reka tunabatera izo mbaraga rwose, tubwire tuti mukomereza aho ngaho. Ni inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika ndetse n'abakunzi ba muzika, turabasuhuje kandi tubifurije Noheli nziza. Turi mu gihe cya Noheli. Uyu munsi tugiye kuganira na Ruzigamanzi Robert, muramumenyereye kuri ino chaîne kandi muramukunda cyane, twarabibonye no mu makomantere. Robe Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe yemeye. Murakoze kunyakira iwanyu. Noheli nziza. Noheli nziza nawe. N'umwaka mushya mu yego murakoze kandi namwe mumererwe gutyo ndetse n'abadukurikiye. Tuboneye kwifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Yes. Noheli yagenze neza mu rwego rw'imiririmbire ko nkuzi nk'umunyamuziki, uri umusesenguzi ariko uri n'umunyamuziki. Mu rwego rw'imiririmbire yagenze ite? Noheli irihariye buriya igira indirimbo ziba zipanze ku buryo zihurira kuri Noheli nyine, kandi zikaba ari indirimbo rwose z'umuriri zimeze neza. Noheli rero mu miririmbire yagenze neza, hirya no hino nashoboye gukurikira ari muri za misa zitandukanye kuko niho bihera kuri Noheli nyirizina, ariko urabizi ko hagiye hariho n'ibitaramo bitandukanye natarakubiganiraho. Ariko muri rusange nabonye ko ibintu byagenze neza, abantu bararyohewe. Yego Noheli yabaye nziza. No muri korari yawe? Korari yanjye reka ndetse nongere mbasuhuze Harmonic Voices, salut, ndabasuhuje kandi nakomeza kwifuriza Noheli nziza. Mukomeze mugubwe neza mu miryango yanyu, ndabashimira ko mwaririmbye neza Noheli ikaturyohera bya kariya kageni, mbashishikaza kugira ngo tukume mu murimo w'Imana. So Harmonic Voices rwose twaririmbye neza cyane, byari byiza cyane. Twaririmbye misa kuri Noheli, turayitabira tube benshi, umuriri inanga iryoshye, byari byiza. Yes. None se uretse kuba wari uri muri Harmonic Voices, yenda mwaririmbye rimwe, ariko hari amakonseri, mfite amakuru hari amakonseri yabaye, hari nayo nagiyemo nkawe nk'umunyamuziki, hari konseri waba waragiyemo? Konseri imeze nyinshi nari mfite bwa gahunda bugongana muri iriya minsi, ku buryo ntago nabashije kwidetasha cyane, ariko nagiye nzikurikirana online. Wabizi ko dusigaye dufite ubwo buryo butworohereza kugira ngo umuntu azikurikirane. So izo nashoboye gukurikirana kameme nazikurikiranye, izindi ngenzi zifite amakuru make ariko nazikurikiranye nka Current International, numvise mu tuntu do Kigali nashoboye gukurikirana mu tuntu, baba biteguye neza. Urabizi nawe Kigali nari ndimo ndi imbere, amakuru yafite hafi ya Mure, amakuru yafite Mure y'Kamatabe by'akariya kagene no muri Renyati. Noneho sorry, muri Current International nari nicaye muri VIP imbere amakuru yafite. Jewe nagize akantu amahirwe yo gukurikirana zimwe na zimwe online, ariko byari byiza vraiment muri rusange. So ufite amakuru menshi kurusha yanjye, ariko nanjye ngiye mfiteho amakuru. Yes. Robe, hari amakorari nyine muri no minsi ahanganye, amakorari akaze dufite muri Kigali kandi ari nayo no mu Rwanda. None se ubwo aramutse akomeye muri Kigali mu murwa mukuru, ubwo ni nayo ubwo nyine urabyumva ko yes ko hari korari do Kigali, Current International, Inyange za Marie, Inyange za Marie nabo bagize igitaramo se. Inyange za Marie Ebo ntabwo cyari cyane Noheli, ariko baragikoze muri uyu mwaka. Bigeze bakora igitaramo cyane, igitaramo kindi na Saint Paul. Na Saint Paul, yes. Saint Paul. Izo korali ni nazo iyo ugiye no muri database y'ibinyamakuru nko ku Gihe ku Rwanda, ubundi iyo ugiye nko kwandikisha inkuru batakuzi muri izo korali baravuga ati ko tutakuzi iyo korali ko tutayizi. Ni kuvuga muri database z'ibinyamakuru izo nizo ziba mu bundi, izo zemewe. Yes. Yebo harimo izakoze nyine wowe uzifata. Reka tubanze amakorali tuyirengagize, tuzitondekanye, tuvuge tuti nk'ubu dukoze top 5. Hari iyo bagiye gukora top 5 bahera ku ya mbere cyangwa bahera ku ya niba ari 5 ushobora guhera kuri 5 baza kuri 1
bagahe cyangwa bagera kuri 1 nyine baya kuri 5 ibyo bintu abanyamakuru murabikunda bizanabatera icyaka nge niko mbibona kuko nta uzimpamvu ngiye bivuga ntyo nuko nzi ko urumva nta marushanwa aba yabayeho ikiriho ni kimwe nubona ngari amakuru ari yose tubona mu binyamakuru mu social media mu binyamakuru byandika impamvu nyine babona ko ari izo ngizo nuko arizo zibageraho ariko ndakwemeza ko hari amakorari hanze ya Kigali ashobora kugira inahanga yabonye ubwo bushobozi bwo kuza kurimbira ugatangira kuduta kuri za zindi ufite inanga ubwo ushaka kuvuga ko ari nka bya bindi bya Miss se birango by'aba Miss ngo mu gihe hari umuntu wambwiye ngo burya ngo bari ntaga bari bo bakobwa beza kurusha abandi ngo haba hari abandi ngo bicecekeye buri ariko hari nk'abana b'abakobwa n'urugero we nakaciye mu gatoya ushobora gusanga nabeza ariko bibereye hirya mu migungiro y'ibijumba reka tuvuge gutyo umungiro sibyo umunyo y'ijumba babandi batunzwe no kwihingira beza dutuvasa nawe urabizi ko mu biturage hirya no hino hagiye hari abana baba ari beza ariko atarabonye uburyo kugira ngo agaragare kuri kamera bavuge bati wawu ni mwiza ni kimwe n'amakorari rero amakorari tubona nayashoboye kugira iyo access ku binyamakuru akugeraho nkawe naga amakorari yose akugeraho par exemple abakugeraho naba bafite abakwegereye ariko bafite n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo bakwegere so hari amakorari menshi yo mu biturage hirya no hino amadiyoseze ko agenda atanu za Ruhengeri za Cyangugu za Butare za Gikongoro zahe ayo nayo mvuzo za Kibungo za Byumba bashobora guturuka ugasanga utangiye yaririmba inahanga ugatangira utekereza kuduta kuri za korari twita kuri za mbere so top 5 sinyikunda sindi buze no kwigukorera uranyemerera kugira ngo ntaza kugira uwo nshwana nawe kandi koko aramutsa nteye ibuye abafite rezo kuko nta competition irimo ariko nta competition mu gifaransa twakoresheje nta competition twiye dukora competition mu cyongereza mu gifaransa amenya byana gutandukana mu kuntu competition mu makora riba nicyo gituma batera imbere umwe abarebera kunda avuga ati nanjye ngomba gukora kare none reka mubaze iyo korari ukunda kurusha iyindi muri zo mvuze ni iyi n'ubundi zose urazikunda ndabizi iyo ukunda kurusha izindi nkunda Harmonic Voices biroroshye none serobe ugiye kuncuranura kera hari umwana tugira iwacu urashaka kumvatiramo aho ngaho ariko ntago bivuze ko mutoya mu rugo umwana w'umuhererezi wacu iyo umubajije yitwa Patrick none nkamubaza na mushiki we yitwa Diane nkabaza ngo nguriko Patrick ariho na Diane gicucu ni ahita kugira Diane hari ahita are mu mudara akabari wavuga urabizi ko abana kera bajyaga babaza bati ari ikirayi ati ari ikijumba ari niteke wafata iki umwana kumva byose birabiye akumva nta na kimwe yarya muri byo akavuga ati narya umuneke urumva so ariko njye nibwira ko atari ibyo ngewe ndirinda unyumve neza ndirinda nka Ruzigamanza ari mu makorari ariya yose bamfitemo abajyama banjye so rero kubera ko hatabaye hiryo rushanwa ngo tuba classe nk'umuntu uri intellectuel ndifuza ko ntatera ishyari mu bavandimwe gusa bose baririmba neza urebye za do Kigali ukareba za Cœur barazamura ba Cœur ureba akazi gakorwa na ba Denis Kicukiro n'abantu bafite imbaraga Inyange ndabazi bakora akazi gakomeye wabonye concert Sharire yakoze Sharire nyine ubwo ni Inyange za Mari concert bakoze irenze bya bayikoreye muri Sainte Famille Hotel muri Sainte Famille Hotel kandi muri salle nini cyane baruzura haza abantu nawe wari uhari bien sûr urumva rero nk'abari abavandimwe n'abantu bakubwira akazi gakomeye reba kuri ari kunda gukoresha igitaramo y'abakarismatike ko Sainte Famille bari bakunda gukoresha ibitaramo sibyo bakora akazi gakomeye bari abana uratekereza se ko ubu tugiye kubashyira ku murongo batarakoze competition utawubangamiye baravuga atari kuri ya muntu ahereye kuri rimwe agendeye kuki ariko so mbakunda muri rusange nkunda reka mbivuge gutyo hari ikintu navuga nanjye ntago yenda ndi buvuge ngo yingiye muri yose nyine hari ikintu kizuvuze na president wa Radio Kigali yambwiye ejo bundi hari ikintu yavuze ngo gukora ari ngo ari koraro baza ngo imbere ejo hazaza hawe naha ikahabura iyo ikabiri iyo ikishaka ari ukurusha iyindi ariyo indwano zitari ngo kwayo ariko ari cyo nashaka kuvuga hari korari tugomba gutinya iri kuzamuka kandi imeze nabi nako imeze neza korari Inyange za Mari iri kujya abavandimwe nabo bize Michel iri gukora konseri nyine kuzuza sare kandi ariyo ya mbere yarangize igakora indirimbo hari indirimbo bakoze buzuza 100,000 umunsi umwe niyo korari ya mbere nanjye muri rusa ntago ndabyuzuza urumva ibyo bintu ko ari ibintu bikomeye cyane nejo bundi hari indirimbo bakoze ya Noheli warayibonye
yitwa turirimbe Noheli. Iyo ndirimbo turirimbe Noheli ndumva nayo irabutswe kuri YouTube, nayimaze kujya mu minsi 2 yari ifite 55,000. urumva ko abantu bari hejuru baduhagurukiye, none abo bantu ko babarusha ama views mwese muteranye ukuntu bimeze nyine. Urabona nk'ukuntu Ubushinwa turi kubutinya kandi kera bwari butari kuri hit, subizi ariko ibihugu byose ariko bari hejuru, imigabane yose iri gutinya. ubishaka utabishaka ugomba kureba icyo China iri irakora. Uri igihugu gikomeye uragomba kureho icyo China. Ahubwo Inyange za Mariya niba abatararebye ndirimbo yitwa Inyange za Mariya turabasuje, harimo abahungu b'inshuti zanjye amapetivuze iki nkunda kandi ziko bakora. So rero korali yose reka tunabatera izo mbaraga rwose, tubabwire duti mukomereza aho ngaho, ni ibintu biryoshye cyane. Bari gukora ibintu byiza, wagira ngo bari basanzwe bahari. None ngaho utekereza rero, uramutse ugiye kumbwira top 5 ugasanga nk'Inyange za Mariya baza akazi bakora batarigeze bahamagarwa mu marushanwa ngo banje bagashiduka uri kuvuga uwa mbere ntago wabatumiye ngo banje, none utangiye wakoze lisiti tayari. Buriya abanyamakuru mugira akantu nyine kadanje kariya ko kuvuga ama top, ariko top maybe bahera kuri menya bahera ku ama views, no? Ariko tugendeye nk'urugero, tugendeye ku top y'indirimbo, reka tugendere kuri YouTube abafite ama views menshi haturebe. Korali do Kigali ifite indirimbo nkenye zujuje zejuru ya 1M. Okay. Harimo yandi yitwa ngo dore Inyange yera. Okay. Inyange indabo za Mariya kaba kuri YouTube rwose. Korali Inyange za Mariya ifite indirimbo nayo yitwa Inyange za Mariya, nayo iri hejuru ya 1M. Ngejeje muri 1M n'igice biri hejuru. Okay. Korali Saint Paul Kicukiro yo ntago iruzuza miliyoni. Nayo yarayujuje. Nayo tayari yaruje miliyoni. Indirimbo bujuje. Ubwo numva ko ufite aho hera se byihura. Korali Kristo Sirenya nabo bafiteho Mama Shenge, nayo yarujuje hejuru rwose. Korali Kere yo ntago baruzuza miliyoni. Nta ndirimbo iragerayo. Tugendeye kuri iyo ntuza urumva ko byagiye. Ugendeye kuri byiburi iyo factor yitwa views, ushaka kuvuga uti ngiye yakandajya muri miliyoni kame. None tugendeye no ku concert yabaye byo kuzuza sare, nabyo byatugonga kuko CDK yakoreye muri BK Arena iruzura, yari nini ariko nabakoreye ahato bose baruje. Exact, ubwo rero aho biragusaba kumenya ngo imibare. Uko n'urugero umwe akoreye hano muri iki cyumba turimo, n'undi agakorera hara muri salo, mwese mukuzuza, ariko mwese mwaba mwujuje. Urabyumva? Birasaba ko umenya ngo none se wawundi wakoreye muri kasale gatoya iyo muha BK Arena na wenda nawe yari buyuzuza. Urumva ntago dufite factor ya comparison kuri icyo ngicyo, ntago byakunda. Ariko amakora abikora neza arahari kandi ibitaramo byarakozwe kandi byiza. Ahubwo ko ndaza kugira icyo mbivuga ko kuzakora top 10, ko nshaka kuzakora top 10 cyangwa top 5, abantu badukurikiye bamfashe kumenya factor umuntu yagendera kugira ngo dukrase ayo makora ari tumenye ngo ya mbere ni iya kabiri ni. Abantu bajya muri comments bakongura igitege kuko wa mugani nka factor ukubisemo nkatunga nka tubiri, ariko abantu bashobora kuba batekereza batari kuwagendera kuri iki ngiki. Top ikabifite ikintu heraho, top 10 irahera kuki ku buryo nta muntu uzavuga ngo ariko oya ntari, kuko hari umuntu ugendera akavuga ati irakora ari bamwe abantu bajya bangurira agapira, urabyumva? ubwo niyo ya mbere. So rero aho ngaho uhereye aho urumva abatakagugurira gire kabakabaye you get. So rero umuntu yagira kunoza gusa ku bitaramo byabaye nibyo twavugaga. Ku bitaramo byabaye sinzi nimba nahitagira icyo bivugaho. Yego muri rusange hagaragayemo umurimo ukomeye, imirimo harimo intambwe ikomeye mu miririmbire yo mu Rwanda. Harimo intambwe ikomeye mu miririmbire y'amakorali katolike yo mu Rwanda, kuko ngira ngo niyo turavugaho. Harimo intambwe ikomeye y'imiririmbire, amajwi uburyo bayatreta n'uburyo bayasohora. Seriously abahungu hanze aha barakora kandi coup de chapeau ku makorali yose yakoze ibitaramo muri iyi minsi. Kuri jewe nta kindi nakoretse gushima l'effort yabo. Ubwo ndavuga Badeni Kicukiro, ni Saint Paul, ndavuga Cœur International, babikoze ku buryo rwose ubona abantu baratravaya kabisa, ukabona ko harimo imbaraga kandi ndifuza ko abantu bakomeza rwose kugira uwo mujyo wo gushyira agatege. Ndavuga do Kigali bamaze kutumenyereza ko buzuza BK Arena muri kiriya gitaramo cyabo ngo Christmas Carols, barakora ku buryo buri butandukanye.
buri outstanding. naboneraho no gushimira korali do Kigali binyujije mu muyobozi wabo Hodar yaransuye hano muri studio dukorana n'ikiganiro cyiza cyane kigiye no kugira impinduka nziza no ku mibanire y'amakorali ndetse n'abaririmbyi muri rusange. Ikiganiro twakoranye urabizi ibintu by'amacakubiri hari nashishikariza abantu kuzacyumva ariko n'umubano wanjye mwiza n'uwo muyobozi nawo uzabagiraho ingaruka nziza mwese. Imana ishimwe kabisa kuri icyo kiganiro. Ni umuhungu mwiza Hodare, ni umugabo rwose w'ibitekerezo kandi utuje gutekereza neza, buriya bafite umuyobozi mwiza muri rusange. Timu iyobora do Kigali imeze neza, bo ngiye mfitemo uko mbazi, so bayobowe neza kandi n'umusaruro turabona. So amakorali yarakoze, do Kigali yahagaze neza. Gusa nyine ikintu cyabayeho nabonye mu makorali muri rusange ni kanotege nabonye amakorali ikintu cyiza abantu barakigana kandi ni sawa, yari cyiza abandi nakora nkacyo kandi ntacyo bitwaye uko abatwumva bari benshi. Nabonye ko abantu bose bafite tandase yo gukora ibitaramo muri mu gihe cya Noheli, ndetse amatariki rimwe n'imwe agasa naho yegeranye cyane. Biriya bitacinga audience, bifite ukuntu bya affecting audience kandi ku buryo buri negative, kuko unakoze igitaramo none uyu munsi ni kuwa kane, sibyo umunsi wa none, hanyuma igitaramo teme yacyo ikaba ari Christmas Carols, ejo nawe ugakora igitaramo the same nayo cyitwa Christmas Carols. Hari ukuntu audience ubu yigoye mu ariko siko nanjye ibyo nabibonye. Tuvuge nk'urugero nka Kenya International yakoze igitaramo Roventeye do Kigali gikora Rovende, no kuvuga ntago uhereje audience umwanya wo kuzirikana no kunyunguta ibyo wabahaye. Biragoye nyine bikaba bikuri nka buriya bagiye tuvuge baspacinga bagashyiramo umwanya, niba sample ikoze tukafata nk'icyumuri cyo kwinjoyinga no kunyunguta ku byo baduhaye, ukaza mu kindi cyumwe n'abandi gutyo ako kantu nanjye akabazo gahari ni kamwe. Bazajya bacoordinatinga time bate, bazajya babanza bakora inama y'ibitaramo nihaza mu nandi makoro ashaka kwikora bizagira bite. Biragoye ni nakantu kagoye kumanaginga, ariko tutabura kukavuga nk'abantu babibonye. Uburyo ibitaramo bikora naho bituma public igabanuka, audience iba affected, byanga bikunda iba affected niko byagenda kuyicanga. Ariko hari n'abashobora gushya bakagira nk'umwaka yagiye nko muri concert imwe izindi akavuga ati se nta n'ubushobozi mfite, kandi bari kumusigira umwanya wo gushaka amafaranga. Kandi buri urebye na repertoire iraganisha hahandi kuri Noheli muri rusange. So uwagiyeyo kuwa gatandatu uramusaba kongera guhita yishyura akagera mu cyumweru, agahita yishyura akajya mu cyo kuwa mbere. Ni akantu bazatureberaho. Yewe nabonye ko ari akantu bagomba kureba bitonze, bagakareba uko Christmas Carols abantu bose bari kuzikora, ariko ni espace kugira ngo abantu time ikunde, ariko nubwo bushobozi bushobore gukunda. Ntago nishyura kuwa mbere ngo n'icyo kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane, ntago bibuze gukunda. Ariko muri rusange uretse cyo ibindi byagenze neza. Ikindi ntekereza ndibwira ko badukurikiye kuko bakurikira uru rubuga rwacu, baradukurikira cyane. Ikindi duhamagariwe kureba public yacu. Public yacu ikunda iki mu gitaramo? Ni isomo rikomeye ndabyumva, ariko birakwiye ko bamenya ngo public ikunda iki. Ske public ikunda umudiho kuva ku ntangiriro kujya kwiherezo. Ese public ikunda Beethoven kuva ku ntangiriro ugahereza Handel ugahereza Mozart ukaminura ukagera kunoza. Ese ikunda iki? Ikunda classique zo mu Kinyarwanda, ikunda Kagoma kuva ku ntangiriro kugeza. Ese bikunda bivanze kuri rating nite? Birakwiye cyangwa ikunda live cyangwa bakunda playback. Ikunda playback ikunda iki? Ese bakunda gutega amatwi bicaye? Ese bakunda kuva hasi kuva ku ntangiriro mbere bakabyina acyo kikabarenga? Kandi yamuhaye gukora kide bigakunda. Ako kantu kari seriye no kuri nibi byo kuri YouTube hari icyo bita ni audience. Buri wese abafite audience, buri channel iri unique. Audience yawe bifite ibintu ikunda, ugakora study audience yawe. Usibye ko nk'abakatolike kandi bo bari muri Rwanda twese hari ibyo duhuriraho nyine, kuko community audience dufite ni imwe. Exact. Ni imwe twese, kuko aba subscribers bo kuri Korali do Kigali nabo bo kuri Harmonic nabo bake. Nibyo rwose ça c'est vrai. Ariko rwose birakwiye ko abantu babizirikana kugira ngo abantu n'ubutaha wagikoze none abantu bavuge bati gitinze kongera kuba umwaka utaha.
iyo ni devoir tubahaye. Yego rwose ni homework kandi ikomeye bazayirebeho hanyuma barebe no ku kintu cy'amatariki babihuze vraiment n'amatariki sibyo amatariki babihuze ni homework rwose yoroshye bareba best pass kugira ngo abantu baboneke muri byose apana kujya mu cyumweru icyo ku gatandatu wagikwepye kugira ngo bikunde. Ndibwira ko muri rusange ari ibyo ubundi ndimbo zani nziza muri rusange abantu biteguye bambaye basa neza bacuranzi bayiraye ku kababa bameze neza. It was fine ni byiza rwose Robe ndagushimiye cyane kuri analyse nizere ko bizagirira akamaro nyine aya makorari kuko niyo dukoreye kino kiganiro. Ubwo ni iki wavuga nko ku makonseri muri tugana ku musozo nk'umwanzuro w'iki kiganiro? Konseri rero muri rusange zikomeza zijya imbere abazitegura ndetse n'abatekereza kubitegura bumve yuko umuhanda ntekereza ko umaze guharurwa ntago bikigoye cyane ariko ikiriho bagomba gutekereza nyine nagiye mbona ibiganiro bitandukanye bya president baba bavuga ku myiteguro birakwiye nyine ko banareba uburyo bw'imitegurire. Hari kimwe burya igiteguro mu kiravuna cy'abarimbyi 80% kiravuna kubambika ni hatari kujya gushaka ibyo bikoresho kugira ngo muze kurimba bumvikane harimo imbaraga nyinshi tuzabibalansinga dute kugira ngo izo mbaraga zashyizwemo byibura zihure urabyumva. Yego ngiye nkora mu bintu bya marketing twarabivuganye urabizi ariko n'abadukurikira twarabibabwiye barabizi. So rero akaje mandeba imbaraga zishyirwamo n'imbaraga zisohoka ziva muri ibyo zakabaye zihura. Niyo mpamvu ngira ngo nshishikaze ku buryo bw'umwihariko abantu bitabira biriya bitaramo kumva ko harimo kimwe cyo kwishimira icyo gitaramo ariko harimo n'ikindi cyo gushishikaza abo bantu bagiteguye kugira ngo bakomeze batere iyo ntambwe bajye mbere. So rero ndashishikaza abantu bose tutavuze nk'amadini tutavuze ngo ni gaturika cyangwa iki ndashishikaza abantu bose bumva biriya bitaramo nk'uko natwe twiterura tukajya kureba ambassadors turabakatolika tujyayo nk'uko Mbonyi ategura igitaramo ugasanga n'abapadiri bariyo sibyo nawe yaraje ariko yaje nawe yarahari Mbonyi turamusuje ndibwira ko nawe ari mu bantu bakurikira kandi turamushimira ko iryo buye nawe rishyizeho ariko kwa kundi abantu bategura ibitaramo muri rusange umuri wese yumve ko ahamagariwe gutera inkunga icyo gikorwa kuko kibereyeho kugira ngo twese muri rusange twishime. So buri wese yumve yuko afite uruhare kugira ngo icyo gikorwa n'umwaka utaha kizongere gitungane. Ubundi amakorari mwese turabashyigikiye kandi turabakunda. Imana ikomeze bahe umugisha. Urakoze cyane. Yes.